Bakunzi ba KARUMERI TV rero dukomeje kubashimira uburyo mudukurikirana tujya tubibona mutwandikira muduha ibitekerezo turabashimiye n'ubundi rero tubitsa gukora subscribe mukore akazogera na share kugira ngo dukomeze dusangire ibiganiro duhurira hano kuri KARUMERI TV. Ubushize twari kumwe n'umukozi w'Imana nyirabagenzi Alice bazi ku izina rya Mama Lionel, ariko n'ubu twagarutse kugira ngo dukomeze tuganire, reka yongere n'ubundi abasuhuze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, ndabakunda. Aha, mwabyumvishe rero ko abakunda Mama Lionel rero twongeye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ndetse n'impuguro zigiye zitandukanye. Ubushize watuganirije ku ijambo ryiza rivuga kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, utuganiriza no ku mico y'isega, utubwira imiterere y'inzoka, utubwirira imiterere y'isega. Twagarutse kugira ngo twongere tubiganireho. Hari ijambo wakomoje ngo ushobora gushaka umugore akakubera isega. None ni muri urwo rwego tugira ngo tugane, ese Mama Lionel cyangwa se bazi ku nyirabagenzi, ushatse umugabo mugasezerana mu murenge, mugasezerana mu itorero, birashoboka ko yakubera isega? Ibyo birashoboka cyane ko wamushaka muri fiançailles utarabonye ari isega, warabonye ari intama, mu gusezerana imbere y'amategeko akagumya kuba intama, kuko muribuka ko twaganiriye mu bintu biranga isega ko zikunda guhisha inzara zikazirambura igihe cy'imirwano kigeze cyangwa zikigaragaza nyuma. Mushobora kujya muri sevire yarazihishe, ushobora kujya muri mariage yarazihishe, mukabyarana kabiri gatatu yarazihishe, ku nshuro ya kane akabisega none akakwereka ko atari intama ari isega, za nzara akazirambura. Ibyo birashoboka cyane. Mama Lionel, ko numva ibyo bintu bikomeye, none se mwarasezeranye inzara yarazihishe nkuko wazihishe akazirambura, mubyaranye kabiri gatatu ukabona zivanye mu gikono nka kumwe akanyamasyo gacomoka mu gikono, kandi uri umukristo usenga Imana, aho wakwitwara uti imbere y'isega? Aha rero niho ubwenge buri, aha niho ubwenge buri cyane cyane. Reka tubivuge ibi bintu tunabitindeho, ntabwo ari ikiganiro cyoroshye, ni ikiganiro kigira umuntu inama wahura n'iki kibazo cyo kubona umuntu abayisega kandi yari intama, yaramweretse ko ari intama, yarijijishije akagaragaza ko ari intama kandi ari isega. Icyo usabwa ni iki? Nigishira ijambo naravuze ngo Yesu yaravuze ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge. Birasabye ubwenge. Ushobora kubana n'umuntu akakubera isega, ariko kuko wagize ubwenge mugasazana, bigasaba ko nimba bayisega nawe utabayo, nimba agiye hejuru ujya hasi kugira ngo urebe ko wasaza. Reka rero mbasetse mbaho buhamya gakeya kuri iki kintu. Jewe ndibuka ko njya gushaka, kuko mama agize ikibazo cyo kubana n'umugabo umeze nk'isega, papa arame ifite imico nk'iy'amasega. Noneho tugiye ngiye gushaka, ndibuka ko buri buke nambara agatimba, mama arambwira ati cara hano, narakuganirije ndaguhana mwana wanjye, cara hano nguhane bwa nyuma. Nugenda ugashaka umugabo icyambere nakubwiye ko ugomba kubikemera ingeso usanze umugabo afite zose ugomba kuzemera. Icya kabiri, nugenda ugasanga umugabo akunda inyama, ateka inyama 10 yazikatiye, uzarya zingahe nawe arye zingahe? Mbwira mama ntizarye 5 nawe arye 5. Yaransimbukiye, umva yamfashe mu ijosi, kandi nawe akundaga inyama. Umva akanyama birumvikana n'itegeko kumuhanuza akunda akanyama ndagakunda. Yaransimbukiye araniga, arambwira ati uri ikicucu, none se nabigenza ntema? Atugomba kubanza ukigira nkaho utarya inyama, ukareba izihaza umugabo. Nimba hazwa arye 5, umurarize 3, umugabo akunda inyama ziraye, wowe ukarya 2. Nimba zirya zose uzajya urya gasupu. Ariko nagize Imana nsanga jewe yasisega, ntabwo arabisega. Imana izamfashe ntazanabejo kuko iri jambo rirakomeye. Uburyo isega ihisha inzara ikazirambura nyuma, hari igihe ujya kubona no mu gihe mwarangije no kubyara mwashingiye mu zabukuru ukabona bayisega. Iyo bigenze gutya inama nge nkugira none ahangaha wowe dukurikirana kuri KARUMERI TV, gira ubwenge mugore mugabo, gira ubwenge, wikwirirwa ujya no kwiha rubanda. Gira ubwenge, ubwenge bw'uburyo wabana n'isega kandi ntikurya inzara. Murakoze rero, murumva ko mu by'ukuri biragoye nubwo tuba tubiganiraho duseka, ariko se nka Mama Lionel, birumvikana ko wenda wasanze umutware watara kubereye isega kuri izo nyama, ugize nk'ibyago ukamushaka ugasanga yanzanzara arazihishe, ukabona rwose arazirambuye kandi ntawe ufiteho kujya,
kandi na bwa bwenge utarabuvanye iwanyu mbese wabushakira hehe muri uwo munsi yarambuye inzara byagenda bite kugira ngo ubwo bwenge buze kugira ngo n'udukurikiye amenye ahantu yabukura? Wambuga n'ibiragoye ubwenge utavanye iwanyu, hari ubwenge tutavana iwacu. Kandi ubwenge bwo kwa Meri na Pererega ntabwo bwonyine bwubaka. Bibiliya ivanga ubwenge buva mu ijuru buraboneye n'ubw'amahoro. Wakoresha ubwenge buva mu ijuru. Nkange urugero bimbayeho ariko Imana ifashe ntibizambeho. Oya ntibizaho. Nkange biramutse bimbayeho. Ngewe uko mbyumva. Naza isega burya iragazwa. Nta nyamaswa y'inkazi wabura tekinike zo kuyagaza. Zo kuyagaza. Ntibishoboka. Inyamaswa y'inkazi iragazwa cyangwa se ikanasinzira. Nakwiga tekinike yo guca inzara. Yo guca izo nzara. Nkatangira kuzicisha tekinike y'ubwenge. Tekinike yo guca inzara ubwo icyambere ni ingeso nziza. Nimba umugabo abaye impyisi azanye nk'inusu y'ubupyisi ndashyiraho ikiro cy'ingeso nziza. Nimba azanye ibiro 3 by'ubupyisi ndashyiraho nk'ibiro 6 by'ingeso nziza. Kuko Bibiliya avuga ko ingeso nziza zihindura umugabo. Hariho ahangaha uvuga ngo giye ngo ntako ntagize ngo umwaka ubaye umwe ngo ibaye ibiri ngo ntako ntagize ngo izo mbuto narazeze ngo arangarushaho kuba mubi. Komeza ushobora kuzera ku mwaka wa kabiri, ku mwaka wa gatatu, ku mwaka wa gatatu agahinduka. Kandi ikindi kintu mbibutsa cyavumbuwe n'umuntu umwe arakimbwira numva nicyo, hari igihe ushaka umugabo wakuriye mu gipasiteri, wakuriye mu kintu cy'ikirokore, akaza cyangwa se reka mvuga wakuriye mu bukene, reka niho abantu bari bubyumve vuba. Wavutse ari umukene, akura gikene, ashaka gikene, abyara gikene, akarya gikene, no kwambara ni gikene, ibintu byose ni gikene. No muri salon kwa fire ni muzadesa ni gikene, no muri tagisi ni gikene, no mu mbega hose ni ibintu by'igikene. Ubwo no guhaha ni gikene, niyo nifite miliyoni haracyari ku manusu ni gikene, ni ibintu byamukukiyemo. Ahangaha ashobora kugira gutya Imana ikamusukumira icyitwa amafaranga menshi amutunguye, noneho bwa bukene yabayemo ayo mafaranga agafungura ijisho rireba ibyo atanyuzemo, akabona agize Imana arabibonye. Ryahungabana abantu bagendana, akabagize Imana abonye uburyo bwo kujya hehe, bwo kuba yajya kunywa icyo atanyweye mu myaka ye, bwo kwambara style atambaye mu myaka ye. Niryahungabana atorosheho amasengesho, nawe wabuze ubwenge ngo ubimufashemo. Birashoboka ko ijisho rihumutse agiye gushaka ibintu by'isi binejeje, kwanza ntigeze anasambana, agize amatsiko kujya no gusambana. Ashobora ntabyazi yari umukene, ubukira buramukanguye, atangiye kumenya ko ajya mu kabari akageza mu gitondo agashaka utwana babyinana dufite taye nziza. Wewe nambere ari umukene ntibamubonaga, none aragize abakobwa batangiye kugira gute kumubona. Agize imodoka abakobwa batangiye kumubona, uwambaye style batangiye kumubona. Hanze habarana kanuye, icyo nacyo kimenye, ugomba kugira ubwenge. Hanze habara kanuye, none ubwisi mubonye n'abantu bakaba mubonye kubijara biramunaniye, ahise agira gute, ahise yangirika, bayisega, ahise abisega. None urabyitwara muti wimusunika ngo abisega, gerageza kumukuruzi neza. Erega nijyagenda iryo furaha karirya yarihaga akanagaruka hamwe, kandi akagarurwa n'ingeso zawe, aho kugira ngo atahasanga watumbye wapyenetse, uramugaburira umucyuriro, umubwira amagambo amucyurira. Oya, shaka ahubwo amagambo amurarura, iga amagambo arutayo yumva hanze kwanza. Nasomye ijambo muri Petero rivuga ngo abadamu bafite abagore abagabo badakijijwe, ngo babadamu nibagerageze bagira ingeso nziza, ngo babagabo ngo bazagarurwa na za ngeso. Uko siko bishoboka ko wabana n'isega akagarurwa na za ngeso, ingeso zikaba za uko niko abana n'isega ukayihinduza ingeso nziza. Izi ngeso nziza rero zizanwa n'ubwenge. Hari umubyeyi umwe watubwiye ngo yashatse umugabo babana atanywa inzoga, ariko noneho ngo bigezeho umugabo atangira kujya anywa inzoga, bakamubwira ngo ngwino yaguye muri ruhurura, umugore akajya kumuzana akamwoza aririmba, akamwoza, ngo hashize imyaka myinshi wa mugabo ngo aza guhinduka. Ariko hari umugore wahura n'icyo kibazo, wamugiriye ihe nama wenda y'umwihariko, hari uvuga ngo apfungwa n'ikigwe muri ruhurura akajya mwoza kubita cyangwa se akanaryama rabote. Rero reka nkubwize ukuri,
umugore wabona bigenze gutya agatangira kukumugaba inabi, winukira inzoga, reba icyumba ujya kuryamamo mu izina rya Yesu, abana abadayimoni siko Imana yavuze. Reka umunyarwanda yavuze ngo ibyaye ikibazo irakirigata. Gerageza umuhindure, gerageza umwereke ineza, gerageza umufashe. Mufashe ni umuntu, ni umunywe wawe, ararwaye murwaze. Ubundi icyaha ni uburwayi. Gerageza rero ubu mubere umurwaza muzima, kandi umurwaze kugeza igihe akize. Ntumurwaze nk'uzapfa, murwaze nk'umuntu uzakira. Niyo nama jewe nakugira igihe ukubitanye n'isega. Harakoze cyane. Turimo tugana ku musozo, ndashaka ko byibuze ugira inama n'abasore n'abakobwa. Hari igihe nk'umukobwa amara imyaka myinshi afite 30 40 yarabuze umugabo cyangwa se yarabuze umusore umubaza. Nari mvuze ngo umukobwa afite imyaka 40 45 yarabuze umusore wenda bazanye amazina, akaza kumubona ariko akabona afite imico y'isega, cyangwa se umusore akajya agenda amwereka ko afite imico y'isega, kandi umukobwa yikenereye iki? Umugabo. Baravuga ko n'abagabo babuze, nimba baranabuze ntago mbizi. Nk'abo bana wabagiriye inama yo kugira ngo babane kandi ari isega? Ariko jewe hari n'ijambo ntemera rivuga ngo abagabo barabuze. Ngiye nasanze iryo jambo riva no ku badayimoni. Ariko kandi niryo rikunda kuvugwa, sindumva abantu bakunda kuvuga ngo abagore barabuze. Ese n'abagabo babuze? Ese kuba abagabo barabuze nubwo ntarabishikira, ni gute kuba barabuze wajya kwiturira ku isego uyibona? Yewe reka nkubwire ku giti cyanjye uko myumva. Ngiye narangije kubona kuri isega. Ntabwo ivugabutumwa rihindura ari ryo kujya mu rugo ngo wirohe mu bintu bizi, wirohe mu bintu bibona. Nabwo sinakugira inama kujya kwiroha mu bintu bibona nimba ubonye ko ari isega mbere y'igihe. Ahubwo mubwiriza ubutumwa abanza nahinduka, ahubwo abanza nahinduke. Ubundi se ufite isezerano ryo kujya mu masega, urakagira ingorane zo kubibona nyuma. Wowe afazari iyo nama iramureba. Ariko umuntu wabonye ko ari isega mbere yuko babana akavuga ati n'ubundi naragumiwe nabaye iciro ry'umugani. Ibi bintu rero abakobwa biha byo kuvuga ngo ngiye ngo nzamuhindura, ngo nzakoresha uko nshoboye, ntabwo byakunda. Ntabwo wamuhindurira umuntu ngo umushobore. Wikwishinga iby'abanyarwanda bavuze ngo nyakagore rirutanya agakobwa, ngo ugende upfe kuruhirayo, ngo nashaka nyice, ngo ariko ngo afite imitungo, ngo afite ibi, ngo ndembera mwihwanyeho n'ubwo ari isega. Kandi ikindi mugira n'amakenga, kuko hari n'abakobwa b'amasega. Twavuze ku basore cyangwa abagabo b'amasega, hari n'abakobwa b'amasega. Muri no misi abasore mugira amakenga. Umukobwa akigira intama inzara akazihisha, akakwereka ko ari intama, akakwereka ko ari umwiza, akakwereka ko ari marayika wigendera, ukagira ngo n'urabyo rw'iroza utoraguye. Yarangiza akaba afite tagati, yarakubaza abona ufite inzu, ufite amamodoka, ufite kwifaranga, akaza akigira iwawe yigize intama kandi ari isega, akavuga ati ndamubara uno muhungu ndayamurya. Akaza yinjiranye na onapo mu rugo ntabyare, nyuma y'igihe runaka agashaka impamvu ituma mukora divorce, ukimwe cya kabiri akakijyana akajya gushaka uwo yumva ashaka. Uwo nawe ni isega. Hari n'abakobwa b'amasega bameze batyo. Mugira ubwenge mwa basore mwe, namwe murambagiza, mugira ubwenge. Hanze hari abakobwa b'amasega bambara amajipo maremare, ibitambaro ntibiva mu mutwe, repetition, kwibombari kukabonana umurokore wimariye mu Mana kandi ari isega. Mugira ubwenge abo nabo, uwo nawe kumuhindura ntiwabishobora. Imana itugerere neza. Arakoze cyane. Reka nshuti bavandimwe mbabwire ngo kuganira na mama Lionel ntago wabihaga, ariko n'ubundi yakomeje agira inama abasore, agira inama abakobwa kugira ngo badakomeza kwihambira ku masega. Hari n'abakobwa babona umusore afite etage, afite imodoka, afite akazi, abati nubwo afite ibi nkaba mbona mwisega ariko tuzabana nzamwihambira. So umukobwa durimo dusoza wamubwira? Uwo mukobwa rero nawe afite ikibazo mu mutwe, afite ikibazo cyo gushaka, udeje arashaka ibintu ntashaka umuntu. Kandi ikindi kintu abantu birengagije gihenze na amahoro. Yesu yaravuze ngo mbasigira amahoro. Amahoro arahenze kurusha etage, amahoro arahenze kurusha iyo vigo, amahoro arahenze kurusha ayo mafaranga ujyana kuri banki. Ibyo kuvuga ngo ndabona afite etage, ndabona afite imodoka, ndabona afite akantu, ariko ni mbobo, no musinzi, no mupagani, ndemera ngeyo. Ufite ikibazo kuko nta nubwo wamuhindura, kuko ntabwo ugiye kumuhindura, ugiye kurya, ahubwo ni urisega.
urisega. Arakoze rero, Imana ibaha umugisha mwebwe mudukurikiye. Ubundi Bibiliya ikunda kuvuga ko imigisha ari itatu. Umugisha wa mbere ni ugukizwa, uwa kabiri ni ukugira urugo rwiza, uwa gatatu ni ukubyara. Ini yose y'ubutunzi umuntu arabishakisha kandi akagira gute akabigeraho. Reka mu minota tudatinze ubasengere ubasabira imbaraga, ubasabira amaso areba kugira ngo bashishoze kandi banasaba Imana kugira ngo ibafashe abari ibayobore abageze muri ibyo bihe bihangane, kandi banaguhamagare kugira ngo ubagire n'inama. Buriya n'inama ziba zikenewe. Umuntu ashobora gusenga ariko agakenera n'inama ku ruhande, kandi umaze kuba umubyeyi w'inararibonye wabigize umwuga, abo bantu wabagira inama. Reka n'ubundi rero ubasengere, numara kubasengera ubundi ababishoboye nimero za telefone ziba ziriho, bazaguhamagara bakugishe n'inama kugira ngo ubagire n'inama. Mana, ndagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Ngushimiye ko aho wadutumye uhazi, wadutumye turi nk'intama, dutuma hagati y'amasega. Tubonye ko abantu bihindura amasega ku munota wa nyuma cyangwa bakabigaragaza mbere, ariko intego yawe ku muntu ni ukumugirira neza. Ndasabye ngo uhindure abantu bafite imitima imeze nk'iy'amasega, uyihindure. Abadukurikirana ubahindure, kandi ndasabye ubwenge mu bantu bawe, baba bubatse n'abatarubaka. Nsabye ubwenge, abantu bamenye ubwenge bw'ibihe n'iminsi turimo, abantu bave mu byo bahugiyemo, bamenye ubwenge bw'iminsi turimo. Urakoze, ndagushimiye Mana y'amaboko, kuri Imana ikora ibikomeye bitarondoreka. Urakoze kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.